Muraho neza nshuti bavandimwe dusanzwe tubana kuri uyu muyoboro. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Tumaze iminsi tudahari, twabaye tuhagaritse ibyigisho kubera ikibazo twagize, ariko guhera uyu munsi twagarutse. Dusozanije namwe icyigisho cyatubwiraga ngo kuva, igitabo cyo kuva. Iki gitabo ni igitabo cyatubereye cyiza, ariko kuri uyu munsi ndagira ngo mbararikire ko tugiye gutangira gukurikirana ibyigisho nk'uko byateguwe, kandi uyu munsi tugiye kwiga iki gitabo. Ni igitabo cya Yosuwa kitubwira ngo ibyigisho byo kwizera dukura mu gitabo cya Yosuwa. Mbese nibihe byigisho byo kwizera nje namwe tuzakura muri iki gitabo cya Yosuwa? Reka nkurarikire nshuti muvandimwe kujya ubana natwe kuri uyu muyoboro, kandi wibuke kujya ukora subscribe wowe utubonye bwa mbere. Tuhanyuza ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Dusoje kuva, twinjiye muri Yosuwa. Ndagira ngo mwese abaduteze amatwi muzaze tubane, kandi ubuntu bw'Umwami Yesu buzabane namwe mu izina rya Yesu.